ndagira ngo nkubwire yuko agatendo ka mbere kabayeho nuko nigeze n'ijya amafaranga ya rent yose ndayamara ariyo yanshoraga muri za alcool mu inzoga nziguze kubona amafaranga yo kwishyura rent kandi nkazisangira n'abakobwa iri ryinyo mfite ahangaha ntabwo ariko byari bimeze donc nakoze accident nikorana na alcool nibyo noneho iryinyo ryanjye rirahongoka ndi kumwe n'umufasha wanjye baranshingiye noneho nubwo waba uri umukene uraryama ugasinzira nimba ivuga ntugire ngo kuba uri mu nzu y'Imana ugiye kuba billionaire ugiye kuba nka Bill Gates. Yes, Musaza Box reka mbasuhuze mbifuriza umunsi mwiza, mbasuhuza abakurikiye Musaza Box aho muri hirya no hino ku isi, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi wo ku cyumweru, ni umunsi w'umugisha. Uyu munsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro n'imigisha bya Nyagasani. Wowe urebye Musaza bwa mbere cyangwa se ukaba uri kureba Musaza Box utarakora subscribe, nagira ngo nkubwire ngo ukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza dusangire ibitekerezo byubaka, ujye udukurikirana mu kazi dukora ka buri munsi. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umugisha kuri Musaza Box nkuko mubibona kuri kamera za Musaza Box. Kamera amashusho meza cyane n'amajwi meza muri kumva, dufashwamo n'umuhungu uzi ibyo akora uwo bita YC Creative, nanamusuhuza cyane, big up. Nkuko mubibona kuri kamera za Musaza Box rero tukaba tuhafite umugabo usa neza cyane, umugabo wambaye neza cyane, umugabo uberewe cyane, umugabo ubona ko kabisa Musaza Box uyu munsi ibintu byahinduye isura. Ndagira ngo muhe ikaze abanze abasuhuze. Murakoze nitwa Nsengiyumva Dieudonné, amahoro y'Imana abane namwe mwese, mbashimira cyane ubutumire bwiza mwabashije kumpereza, navuga nti Imana y'umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane Dieudonné, ndagushimira cyane, Imana iguha umugisha kuba wabashije kwitabira ubutumire bwacu. Musaza Box rero nkaba muri uyu mwanya kugira ngo tugire gahunda zose twinjiramo, nkuko nabibabwiye nti Musaza Box ibintu byahinduye isura. Dieudonné muraza kumumenya mu kanya kari buze, ndagira ngo tumusabe aduhe amasegonda make cyane tubanze dusengere iki kiganiro tugiye kugirana, atera agasengesho gatoya aturagize Imana, kandi n'ikiganiro agiha umugisha, agisiga amavuta, ndetse namwe muri kugikurikira muri kukireba kibagirira umumaro. Ndagira ngo musabe uwo mwanya yigomwe adusengere mu izina rya Yesu, aduha umugisha. Turagushimiye Imana yacu, turakubashye muri aya masaha kuko icyubahiro n'ikuzo byose bibi byawe. Turagushimiye kuba ugikomeje kuduha uyu mwuka ari nawo twaherewe ubuntu. Urakoze rero Mwami mwiza kubwo kuturemana urukundo. Turi hano kugira ngo tukuvuge, turi hano kugira ngo tukurate. Ibyo tujya kuvugira ngaha byose ni ibihesha izina ryawe ikuzo, ni ibirata ubwiza bwawe. Turi hano kugira ngo tuzamure ibendera ryawe. Urakoze rero kugira ngo urakoze kubitwemereye, tugusaba kandi kugira ngo ubane natwe. Ikiganiro tugiye gukora kibe cy'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Urakoze cyane, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza udusengeye, isengesho rifite imbaraga mu by'ukuri. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha, iduhane umugisha, iduhane n'umugisha n'abakunzi ba Musaza Box badukurikiye bari hirya no hino ku isi, bari kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma rero nkuko mubibona ku mashusho ya Musaza Box, tukaba dufite umugabo nk'umutumirwa witwa Dieudonné. Dieudonné rero nagira ngo mbabwire nti isi burya ni nka esikariye, bamwe baramanuka abandi bakazamuka, bamwe barahinduka, abahinduka bava mu byiza bajya mu bibi, abahinduka bava mu bibi bajya mu byiza. Ari namwe mu mpamvu nyamukuru yanteye gutumira uyu mugabo ngo aze kuri kamera za Musaza Box
tubashe kuba twaganira. Nciye muri make rero, uyu mugabo Dieudonné turaziranye mu minsi ishize, uko mumubona uku nguku, nubwo mutabireba ku mashusho ngo mupfe kubibona, ariko yari umugabo yabaga mu yindi si, niko nabyita. Yari umugabo w'umusinzi, yari umugabo urya udutunda, ariko ubu ngubu muri church nsengeramo, mu rusengero nsengeramo, ndagira ngo mbabwire nti ni umugabo ushikamye, uhamye kandi uvuga Yesu. Akaba ari umugabo wahindutse ku buryo bugaragara, ndetse naho mu rusengero aho dusengera turanasengana. Mu rusengero aho dusengana aririmba muri worship team, akaba ari n'umuyobozi wa worship team, a very great leader of worship team. Nkaba namuzanye kuri kamera za Musaza Box ngo tubashe kuganira, kugira ngo namwe mudukurikiye mubashe kumva ubuhamya bwe, cyangwa se mubashe kumva ibyo yaba yaranyuzemo, kugira ngo abageze ahangaha kugeza ubu ngubu aba ari umugabo Imana yishimira, aba ari umugabo uhamya Yesu, uvuga ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo hari abantu benshi nabo ubwabo baba bizi ko bari mu byaha. Hari umuntu uba ukora ibyaha nawe akaba bizi ko ari mu byaha, hari umuntu uri mu makosa nawe akabizi ko ari mu makosa, akagenda akivuruguta mu ijandwe by'ibyaha, ashaka no kubivamo, ariko akabura imbaraga zabimukuramo. Ndagira ngo uyu mugabo Dieudonné atuganirize, atubwire ibanga yaba yarakoresheje, kuko nge ndamuzi, turaziranye na mbere, ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe. Ese byaba byaramugendekeye gute kugira ngo yinjire mu gakiza, ave mu nzira yari arimo ajye mu yindi? Ndagira ngo mu by'ukuri muhe umwanya Dieudonné, wumve wisanzuye. Ni karibu kuri Musaza Box, turakwishimiye, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nguhe umwanya ubanze uduhe ka introduction gatoya. Ese ubundi Dieudonné ni muntu ki? Hanyuma noneho twinjire mu kiganiro neza. Murakoze. Murakoze cyane. Dieudonné rero ni izina nahawe n'ababyeyi bambyaye, hanyuma abandi nabo bati ni Don, abandi nabo bati Big Don, bitewe n'ibyo nagiye nkora mu buzima busanzwe. Ubu rero ndi umuramyi nk'uko mwabivuze, cyane ko nkomoka mu muryango w'abatambyi w'abakozi b'Imana. Papa umbyara ni pastor, hanyuma mama nawe ni umukozi w'Imana. Ubwo rero nakuze ndi mu nzu y'Imana, nisanga mu nzu y'Imana. Ngenda ngera mu myaka iri hejuru ya 23 n'ine uko nguko. Nyuma yaho ngeze South Africa, nabwo haza kubaho ikomeza uko nguko, ariko mu gihe cy'umwaka nyuma rero nibwo naje kwisanga ndi mu Israel. Reka naguciye mu buryo uvuga gatoya. Utubwiye ko papa wawe ari pasiteri, mbese uvuka mu muryango w'abakozi b'Imana. Ndagira ngo tukiri mu Rwanda gatoya, ukiri mu Rwanda, ndagira ngo nkubaze gatoya, mu rugo muri abana bangahe? Mu rugo tuvuka turi abana 7, ariko umwe yaratabarutse, dusigaye turi 6. Ni ukuvuga ngo ngere ndi umwana wa 5 mu rugo, umwana wa 5. Okay, urakoze cyane. Tukiri aho ngaho, wavutse mu muryango w'abantu bakijijwe, hanyuma ukiri mu Rwanda wari ukijijwe bya nyabyo, cyangwa se ukiri mu Rwanda nta gakiza wari urimo, wari umeze nk'uko twamenyanye n'ubundi umeze? Kuko nge twamenyanye uri umusinzi, tumenyana uri umuntu rwose ubona ko yigira no mu dutunda ry'udutunda. Ndagira ngo umbwire, agakiza wakamenye vuba, cyangwa se wakamenye kera, urongera uragwa, urongera ureguka, byakugendekeye gute? Yego, urakoze ku kibazo kizumbajije. Nibyo na agakiza ko nakisanzemo kuva ubwo nari nkiri muto, noneho ngenda nkura nk'uko nabivuze kare, ngeze hejuru y'imyaka 23 uko nguko. Nyuma yaho rero nisanze South Africa, aribwo nari ngeze mu myaka 30 irenga, nibwo naje rero kwisanga ndi mu isaho y'ibyaha, ku mpamvu zanturutseho njye ubwanjye, impamvu zanturutseho. Ibyo nta soni nanjye mfite zo kubivuga, kubera yuko
nisanga muri iryo sawa y'ibyaha byaranyafekise, ariko nshiramo imbaraga hamwe no kumvira abatambyi n'abantu bakuru bangira inama yo kuba nagerageza kubihagarika. Ari nayo mpamvu rero ubu ngubu ntakiri wa wundi uri mu isaha y'ibyaha, nongeye kugaruka mu nzu y'Imana nk'uko mwabivuze. Twagiye duhura mu macaci cyane ko tunasengana rwose. Dieudonné cyangwa Big Don cyangwa Don abantu bazi, icyo gihe ntabwo ari we ugaragara ubu ngubu, donc habayeho impinduka ubundi mu nzu y'Imana. Ukiri aho ngaho, umuntu uri kureba ikiganiro yakwibaza ati se Don kuvuka mu muryango w'abatambyi niki cyaba cyaraguteye, cyaba cyarakugushije kugeza ubwo wanywa inzoga ndetse ukaba wakora n'ibindi Imana itemeranywa nabyo? Ni iyihe influence waba warahuye nayo? Urakoze cyane, urakoze. Ntekereza yuko impamvu ziba ari nyinshi cyane, kandi n'ibiduhiga muri iyi si ni byinshi. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo tukiri mu isi tuba tugifashe ibihe mu ntambara. Ariko nanone ijambo ry'Imana rikanyurwa tubwira ngo ariko dushobozwa na Kristo wenyine uduha imbaraga. Ni ukuvuga ngo nkiri muri icyo gihe rero nkikora gospel, cyane ko navuze ko mvuka mu muryango w'abatambyi. Papa ni pastor, mama nawe ni umukozi w'Imana. Nyuma rero byaje kuba ngombwa ko mbasezera kugira ngo nkomeze gushaka ubuzima muri iki gihugu turimo. Ubwo rero ntabwo nahagaritse kariyeri yanjye y'umuziki. Ndi umuramyi nk'uko mwabivuze, cyane ko munabizi ko dusengana. Navukanye impano yo kuririmba, noneho iza kugaragara ari uko maze gukura ngeze mu myaka 7-8. Uko nagendaga nkura igenda yaguka kandi ndushaho kuyikoresha neza. Ubwo rero ngeze muri iki gihugu, mu by'ukuri ibihugu nk'ibi ngibi biba bifite iterambere ryiza, ni nako akenshi usanga riba rifitemo ibyiza n'ibibi. Igihugu gifite iterambere ikibamo ni byiza, ariko bisaba kwitwararika no kuba maso cyane. Ubwo rero nibuka nkishyikira inangaha muri iki gihugu, nashyikira Durban, nakoze umurimo w'Imana. Nari ndi worshiper, nari umuramyi. Nyuma noneho nza guhindukira nza Cape Town. Rero niho naje guhura, niho naje kwisanga mu isayo ry'ibyaha, harimo gukinisha umubiri wanjye cyangwa ubuzima bwanjye, aribwo wabivuze muri terme, aribwo urumva iyo uririmba uri umucuranzi ucuranga guitar n'andi ma instrument, akaba no gukina basket, ufite uburyo ki wisanga mu gitsina gore cyane, abakobwa baragukurura cyane. Ubwo rero ibyo byabayeho, noneho nza gusanga mfite intege nkeya, bigiramo intege nkeya. Si n'ibyo gusa, nza kwisanga nywa alcohol, muri izo nzoga, cyane ko ababyeyi bambyara bo ubwabo ntigeze mbabona bazinywa. Bivuga ngo byari bibi muri icyo gihe, byari bibi. Reka nkusubize inyuma ho gatoya. Uvuze ko wavutse ufite impano yo kuririmba, wamenye ko uzi kuririmba ufite imyaka 7. Hanyuma ibintu bijyanye no kuririmba cyangwa se umuziki, hari ikintu waba warigize ubikoraho? Hari indirimbo waba warakoze uretse wenda kuba waba wararirimbaga mu ma worship teams, mu ma church? Hari uburyo bundi waba warigize udevero ugerageza kuba wagaragaza iyo mpano yawe? Yego, urakoze. Nibyo rwose. Muzike ngeze muri iyo myaka naje gusanga mfite talent, ndayikoresha. Ubona ari nyiri mu Rwanda, nakoze indirimbo zigera mu 9, nsohora album. Ngira n'amahirwe nza kumitinga n'abaproducer bari bashoboye muri icyo gihe. Ndumva ari cyo cyagihe Meddy the band babinje muri industry, ari nabwo nahuraga n'abaproducer nka Click. Noneho nawe bitaga ni kera, hashize imyaka hafi 11-12 rwose, hashize igihe. Aribwo nahuraga n'aba Junior Manchu System, nzagura n'aba Pastor P yankora indirimbo na Click. Hanyuma na Junior nawe yaje kunkorera indirimbo. Icyo gihe tala yari ishyushye, numva nkunze music, birakomeza uko nguko, ariko ntabwo Imana yaje kwemera ko nguma mu Rwanda.
byaje kuba ngombwa ko ntera indi ntambwe ijya mbere kugira ngo njye gushaka ubuzima, ari nabwo rero naje kwisanga muri iki gihugu. So narakomeje nkoresha iyo tala, ariko izo ndirimbo nari narasohoye muri icyo gihe zarakoze muri icyo gihe, ari indirimbo nagiye nkoreza bitaga Waranshunguye n'izindi bango ndaje mwami zigiye zitandukanye, ariko muri iki gihugu naje gusanga ni muri iyi system uburyo ki bw'imivugire, uza gusanga umubare ushobora kumva indirimbo z'ikinyarwanda ari muke kuruta umubare utuye igihugu. Biba ngombwa yuko ngerageza kwadapta icyongereza kugira ngo noneho ngerageze no gukora indirimbo z'icyongereza, yaba no kwiga ururimi rw'icyongereza, kuko nkimara kugera inaha ngaha ntabwo nari nkiri umubigina ku rurimi rw'icyongereza. Ubwo rero ibyo byari navuga ko byabaye imbogamizi, byabaye challenge. Hanyuma rero mbona ndi muri Church Durban, mpamara umwaka ndirimba, igihe kiragera noneho nza kwimuka, nza gushaka ubuzima ngaha Cape Town. Mpageze rero nabwo nakoze amezi 8, ariko nza kugira intege nkeya, nza gusanga rero ndi mu buzima bundi butari bwiza, ubuzima budashimwa n'Imana. Doni, wenda nk'uko nabivuze haruguru, navuze nti uririmba no muri worship team kugeza na n'ubu ngubu, uri n'umu great leader wa worship team. Sinzi niba nakugora ukaduha nk'agasampo gatoya ak'indirimbo yawe cyangwa se indirimbo iyo ari yo yose k'amasegonda make, ukaririmbira abafana, kugira ngo n'umuntu urebye ikiganiro, wenda turaza kubivuga mu kiganiro, uze kutubwira aho usengera, kugira ngo n'umuntu ushaka kuza kureba aho worshipinga muri team uririmbira Imana nawe azaze akwibonera amaso ku maso. Waduha akantu k'agasampo gato cyane k'amasegonda make cyane? Murakoze cyane. Reka tubigerageze, nubwo amasaha akuze. Iyi interview nyirimo ariko mvuye mu rusengero, nakoze cyane, ijwi muri ihangana kuko ntabwo rimeze neza. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Wow, urakoze cyane, ufite ijwi ryiza kabisa. I do really appreciate it. Big Don, ndagira ngo twinjire neza utubwire, waba waribuka igihe cyangwa se umunsi wa mbere waba waranyweye kuri alcohol? Ikibazo mbaje ndumva kirimo urusobe, ihurizo. Ntekereza yuko ntabwo ndibuze kwibuka umunsi n'itariki, ariko nshobora kuza kwibuka byari mu buhe mwaka. Ndumva hashize imyaka 4. Nuvuga ngo turaza kubara duhereye ubu ngubu turi mu 2022, nuvuga ngo mu 2018 nibwo bwa mbere wasomye ku nzoga? Aribwo bwa mbere nasomye ku nzoga. Nari mpuze, nari mukuru cyane, ko nubwo nari mbirimo ntekereza yuko ntigeze numva uburyohe bwabyo. Narazinywa izo nzoga nibyo, ariko nzinywa kubwa navuga ko anyway, abantu benshi bavuga yuko inzoga atari icyaha, n'abandi bakavuga ibindi, ariko ku ruhande rwanjye naje gusanga uko unywa inzoga rimwe na rimwe ubwenge bwawe hari igihe buba weak, noneho ukisanga utangiye gukora ibidakwiriye, kubera yuko inshuro nyinshi iyo utari normal, utari sopa, nibwo wisanga uri mu gukora imiziro, uri gukora ibitemewe n'Imana, kuko ntabwo uba ugifite ubwenge nk'ubwo ufite utarazinywa. So mu bintu byanyafetse cyane numva ko harimo na alcohol. Noneho alcohol iza guhegerezwa no kuba nakinisha abakobwa, gusambana nabo rwose ntabwo ari ibanga, ntabwo ari icyaha, kuko nabivuze nti byabaye icyo gihe, ariko ntabwo ariko biri ubu ngubu, byarahindutse. Ubu ndi mu nzu y'Imana, kandi
mvuga ni n'intambwe ndende cyane nateye, kandi nsaba Imana yuko bitazasubira, nsaba Imana ko izo mbaraga zo kugira ngo nkomere kandi nshikame, kuko ntako bisa nko kuba mu nzu y'Imana. So byari mu 2018, noneho mbimaramo iyo myaka, ndumva 2020 nasaga nkaho ntagiye kubigabanya, ndumva ntabivuga nguko. Icyo kibazo mwari mumbajije numva ari uko nguko nagisubiza. Hanyuma Doni, umunsi wa mbere wasomye ku nzoga, wanyweye ku nzoga, hanyuma unywa inzoga, wari ukiri mu bintu by'Imana, wari ugikishijwe, cyangwa se inzoga wazisomyeho umaze kugwa ubona ko wabivuyemo, byari bimeze bite? Ndumva ari ibintu bigiye guherekerezanya, biri similar to each other, kubera yuko kugira ngo menye yuko inzoga ntacyo zintwaye, nuko nari namaze kubona yuko kuba mu nzu y'Imana ntacyo bimariye. So ni ibintu bibiri, kuba nari mu inzoga nziha agaciro, numva ngo nari nazirutije iby'Imana, numva ni ibintu bibiri berekezanya. So naje guhereza umwanya inzoga, none umwanya mbona ko mu nzu y'Imana uba muke. Byarakurikiranye, none kugeza ubwo naje kuganzwa n'inzoga, none iby'Imana simwe biteye umugongo completely. Ugeraho uragwa neza burundu. Hanyuma abadukurikiye neza ndagira ngo basobanukirwe, urumva ukimara kunywa kusoma ku nzoga, urukundo rw'inzoga rwabaye rwinshi, hanyuma ibintu by'Imana usa nk'ubigabanyije, none ibintu by'Imana biragenda birahera burundu kugeza ubwo wagwaga. Hanyuma ikintu kijyanye n'udutunda bwo, cyangwa se mu kindi kinyarwanda uko nabyita, ariko tugarutse inyuma gatoya, inzoga wazinyweyeho wari ukiri umusiribateri cyangwa wari wubatse? Inzoga nzinywa ntabwo navuga yuko nari nubatse, ariko mu buryo butari officiellement nari nubatse, ariko ntarahabwa uburenganzira n'Imana, ntakora ubukwe officially. So mbigenza uko nguko, ariko nyuma yaho urumva ntaragera kure cyane, narazinyweye nubatse, ariko nyuma nza gusanga ko bitari ngombwa, noneho hitamo kwemera ko Imana impereza ubwo bubasha n'uburenganzira kugira ngo noneho nkore ubukwe imbere y'imbaga nyamwinshi. Noneho ngenda mbigabanya buke buke, ngenda bihagarika, noneho ni nabwo naje kugaruka mu nzu y'Imana, nsa nk'ugarutse mu bundi buzima bushya. Nuko byagenze. Wenda ikibazo kiraza gukurikizwa n'ibindi muri buze gusobanura, kuko uko biri kose niba naramuye inzoga nza kugira igihe cyo kuzihagarika. Navuga yuko no kuzihagarika nabyo byasabye imbaraga nyinshi cyane, kugeza n'ubwo naje no kugira amahirwe n'umugisha. Abivuze neza uti ni mu nzu y'Imana, turahurira, senya muri Journey Restoration Ministries. Umushumba wanjye akaba n'umubyeyi wacu ni Pastor Kathleen Mwesige, akaba ari mama wa benshi, akaba ari mama wanjye. Hanyuma n'umutware we akaba ari Pastor Daniel. Abo nibo bashumba banjye nahuye nabo mu gihe cy'imyaka 2 ishize, noneho mbaganiriza ubuzima bwanjye. Icyo gihe nari ntarashaka officially, noneho bangira inama, baranganiriza bati rero byari bikwiye yuko usubira mu nzira nziza wari urimo imbere ya ukiri mu Rwanda, nubwo wari umaze gushyika South Africa. Ntaguciye mu ijambo gatoya Doni, umuntu wamaze kubatwa n'inzoga cyangwa se icupa, n'abantu badukurikiye, ngira ngo wenda bamwe muri bo benshi barabizi neza ko kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu byaha cyangwa se cyo kuva ukareka inzoga ukabikata ukavuga uti mvuye muri iyi nzira ngiye mu nzira y'Imana, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndagira ngo duse nk'abajya mu muzi gatoya, byagenze gute? Ese ni izihe ngaruka cyangwa se ni ibihe bintu bibi waba warahuriye nabyo mu businzi? Ni ibihe bintu byaba byaraguhahamuye cyane ukavuga uti iyi nzira ndimo siyo? Kuko uko byagenda kose buri kintu cyose kigira iraha ryacyo. Ari uwo musinzi agira iraha ryiwe,
ari n'umuntu uri mu bintu by'Imana agirira haryiwe, kandi buri wese akubwira ko bimunejeje bimushimishije, kuko hanze aha ngaha hari umuntu ubwira ngo uri mu byaha, akaba ari n'ubwa mbere yumvishe ko yari ari mu byaha, kubera ko bimubwiye ariko atarabizi, kubera ko ibyo arimo arumva bimushimishije. Ndagira ngo use nk'ubyinjiramo gatoya, kugira ngo n'umuntu ukurikiye ikiganiro, n'umuntu uri bukuremo isomo bikamufasha, akavuga ati nanjye ibyo ndimo mbonye motivation yo kuba nabireka. Byakugendekeye gute? Niki cyabaye imbarutso? Ese waba warahuriyemo n'ingorane muri ubwo businzi, muri uko kunywa inzoga, muri iryo jandwe by'ibyaha? Tubwire muri makeya. Ofete ndashaka ubanze utubwire, utugaragarize ububi waba warahuriyemo n'iyo nzira y'ubuyobe, hanyuma none umara kutugaragariza ubwo bubi wahuriyemo nabwo, abantu babyumve bavuge ati ibi bintu koko ntago bikwiriye. Noneho hanyuma utubwire n'ukuntu byakugendekeye kugira ngo iryo jandwe ry'ibyaha urizamurwemo kugeza ubwo wegereye umwami Yesu Kristo, akakuhagiza ya maraso yavire ku musaraba igorogota, akakugira umwere, ukaba uri umugabo uhamye ukorera Yesu. Urakoze cyane, urakoze John kumbaza ikibazo cyiza. Ndumva ndi bufata umwanya wo kubisobanura kuko ni ibintu bitoroshye, ariko nizeye ko rwose muri buze kubyumva neza, mwe mudukurikiye cyangwa wari wose buze kureba iyi video cyangwa iyi interview, uko biri kose ari buze kubyakira neza. Ikintu cyangaragarije yuko kuba nari mu isayo y'ibyaha bidakwiye, atari byiza, hari fact mfite nshaka kugaragaza kandi nsobanure n'impamvu n'uburyo ki nabaye affect byagenze biti. Ndumva ari cyo kibazo mwambajije John. Ntekereza yuko iyo wanyweye inzoga, ubwenge bwawe ntabwo waba bugikora neza nk'uko bwakagombye gukora utazinyweye. So uyibuka ko nari nubatse, ariko narakora ubukwe inshuro nyinshi, natahaga nasinze, noneho no kuba nahereza care cyangwa se kuba nahereza agaciro umugore wanjye, nabwo ugasanga ni gake cyane. Ariko nyamara naba ntanyweye nk'izo nzoga, ugasanga tubanye neza. Nawe agahaguruka akambwira ati uramenye, ati nyamara inzoga zawe kuko iyo wazinyweye urahinduka ukaba mubi cyane, ukaba inyamaswa, twese tukagutinya rwose, ati ntabwo ari byiza, ati bihagarike. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, iyo wanyweye inzoga ugakabya, haziramo no kuba umuhehesi, especially ku muntu wubatse. Nebaza ko bireba cyane abantu bubatse, nibyo, kuko iyo wanyweye inzoga cyane, especially nk'uzinywera mu kabari, inshuro nyinshi zishoboka, aho uzinywera igitsina gore cyo kigendagenda imbere yawe cyangwa inyuma cyangwa ku ruhande, nta kabuza urabifuza abo bantu, abakobwa cyangwa se abagore urabifuza, kubera yuko ubwenge bwawe bwamaze kugera ku yindi level. So ibyo byose rero byagiye bingiraho bikanshyikira, kugeza nubwo hari naho nageraga naba nageze mu rugo iwanjye, kwa kwifuza umugore wanjye ugasanga ntabwo bigiye ari nk'uko byakagombye kuba, nyamara ntagiye mu kabari. Bisobanuye iki rero? Inzoga zituma habaho ubwenge burahinduka, bugakoresha ibibi. Nibuka cyane yuko ndi no mu kazi, nagize amahirwe yo gukora akazi ka delivery nkoresha moto. Hari accident nkeya nakoze mbi cyane, nazitewe nanone no kuba naranyweye inzoga. So anyway, kuba unywa inzoga inshuro nyinshi cyane ziyobya ubwenge bwawe, ugasanga urakora ibintu bidakwiye. Icya kabiri, n'abandi bari muri marriage, iyo wanyweye inzoga inshuro nyinshi cyane bugacya, ntabwo urekonesa ikosa wakoreye umugore wawe, kuko inshuro nyinshi cyane uhorana mechanism de defense, uba wumva yuko nta kosa ufite kandi udashobora kumva umugore wawe. Ariko nyamara na marriage ikisobanuye ntabwo ari ukwambikana impeta nk'uko njye nyambaye, nk'uko umugore wanjye yinyambitse, nk'uko nanjye nayimwambitse, si no kujya muri home affairs cyangwa muri commune nk'uko tubivuga cyangwa mu murenge. Marriage no kwibuka ikosa wakoze, waba uri normal, kumenya ngo nahemukiye umugore wanjye cyangwa se umugore wanjye yamemukiye, reka nibuke kumusaba imbabazi. Bukeye uricara ukarekonesa cyangwa ukavuga uti uko biri kose nakoze ikosa, reka noneho mpindukire mvuge nti sorry. So iyo rero unywa izo nzoga ku rwego rukabije, cyangwa se uri mu bagore nk'uko wabivuze aho hejuru, inshuro nyinshi cyane ntabwo ugera ku rwego rwo kwibuka gusaba imbabazi umupartner wawe.
bivuga ngo ntabwo ugire biba bikiri marriage ahubwo uba urimo kudestroyinga ibyo watangije mu rugo rwawe. Ndumva aricyo nabivugaho mu magambo make. Hanyuma reka nse nk'ugusubiza inyuma ho gatoya, umunsi wa mbere wasomye ku nzoga ni iki cyaba cyarabiguteye, byagenze gute kugira ngo usome ku nzoga? Warabyiyumviriye uravuga utereka njye mu kabari ngura icupa ndisome, byakugendekeye gute uwo munsi wa mbere? Niba ubyibuka watubwira ni iyihe mbarutso yaba yaraguteye gusoma ku nzoga ku nshuro ya mbere? Kuko nk'uko wabitubwiye haruguru, watubwiye ko wasomye ku nzoga ukuze, kuko niba uheruka kunywa ku nzoga hashize imyaka 4 aribwo bwa mbere wanyweye ku nzoga, n'imyaka ufite bigaragara ko wanyweye ku nzoga ukuze. So urumva iyo myaka yose wasaga nkaho wari waririnze ikintu kibisindisha. Ndagira ngo utubwire ni iyihe mbarutso yaba yaraguteye gusoma ku nzoga ku munsi wa mbere? Urakoze cyane, urakoze John. Impamvu ya mbere yabinteye muri rusange navuga yuko navuga ko iki gihugu kuba gifite iterambere rinini cyane, ni nako n'inkozi z'ibibi nazo ari nyinshi zigeze ku rwego rwo hejuru cyane, kubera yuko ntekereza yuko kuba naranyweye inzoga muri myaka 4 ishize 5 nari nkuze, ariko naravuze iby'Imana ndabona ko biri kunyereza. Noneho kuba nari mfite talent yo kuba naririmba, natangiye kuyendirimba indirimbo za secular zisanzwe, ncuranga gitari, aho nabagandiye hagiye hatandukanye, yaba ari Durban n'ahangaha Cape Town. Noneho bikanezeza benshi, especially nk'igitsina gore. Noneho nyuma nibyo yagendaga bivugwa n'abandi basore b'inshuti zanjye bati burya niba wanyweye alcohol umenya kugira amagambo azi kuvuga, ukamenya kuvuga, ukamenya kongoshosha abakobwa, ibyo byose nanjye nkaba reka ngerageze. Nuko byagenze, aho niho byahe niyo imbarutso nyamukuru. Nuko na first of all nahateye iby'umugongo Imana, nateye iby'Imana umugongo. Noneho inyuma nza gutestinga alcohol, mvuga ntireka nyimwe kugira ngo menye buri kinzo nshobora kubona amagambo yo kuvugisha abakobwa. So ugasa nkaho byasaga nkaho ndi muri competition kuvuga ninywa izi nzoga uriya mukobwa w'igitangaza nzamwiyegukana, kubera yuko nzaba mfite iyo esprit yo kumenya kuvuga no kuba nafata uwo mukobwa nifuza kuba naspendingana umwanya nawe. Kandi rwose narazinyweye nkamenya kubona ayo magambo yo kuba namuvugisha rwose nkayabona, kandi no mukobwa nkamubona kandi nkanaryamana nawe. So ibyo byabayeho rwose. Ariko mu by'ukuri ikiganiro ntekereza yuko kitareba abantu bakuze cyangwa se abubatse. Rwose Musaza Box ariyo iyi channel yantumiye, ntekereza yuko abari buze kwireba n'urubyiruko ruri buze kwireba ibi birabareba cyane. Ikintu cya mbere gishobora kwica imyaka ugezemo cyangwa muri generation urimo, nuko icyo ukoze cyose kitari mu nzira y'Imana, icyo ukoze cyose kidahereza Imana agaciro, kitubahisha Imana, ntabwo kiyiba kiri mu nzira nziza. Uko byagenda kose kirakwafekta. Yaba ufite ababyeyi cyangwa udafite ababyeyi, uba ushoboye kuba bafite n'amahirwe ubumvire, kuko niba kubwira bati 1 2 3 kujya mu kabari si byiza, inzoga ibi nibi si byiza, bazakubwira ibibi byabyo. N'ubu uri wise cyane uzabumvire, kubera yuko inzoga zakugera muri byinshi bibi, uzahura n'abagore. Ikindi cyane cya gatatu nshaka kwibutsa urubyiruko nuko iki gihugu turimo, especially abari muri South Africa n'abari mu bindi bihugu biteye imbere, nuko ibihugu bimaze kugira ubwandu cyangwa umubare muri no barwaye ba sida uri hejuru cyane. Nivuga ngo hari ikintu cya mbere gihari, n'unywa inzoga ubwenge bwawe buzayoba first of all. Ikindi kintu cya kabiri, uzakora ibidakwiye. Ikindi kintu cya gatatu, ibyo bidakwiye bizakura bigenda bikorera byinshi. Cya kane, bizakonona. Nibimara kukonona umubiri wawe uzarisivinga uburwayi wowe utazi, kandi ubwo burwayi kugira ngo buvure bizaba ikindi kibazo kinini cyane. So birasaba rero yuko ugomba kwifata, ukamenya kwifata, hanyuma ukamenya n'uwuriwe, you need to discover, kumenya talent yawe ufite iyo ariyo. Uko biri kose aho tuva tukajya twese nk'ibiremwa by'Imana twahawe impano zigiye zitandukanye. Ugomba kumenya impano yawe, ukamenya n'uburyo ki ushobora kuyikoresha kugira ngo ejo hawe hazaza hazabe heza. Ndumva ari muri ubwo buryo nabivugamo. Hanyuma Don,
ukiri muri ubwo buyobe bwo kunywa alcohol waba waranywaga inzoga ukayihamya kabisa ku buryo watahaga wandika umunani? Byabayeho nibyo, narazinyweye cyane ko abenshi barabiza, hari n'abandi bayikunda kumbaza nk'iyo ntanga ubuhamya, hari ababaza bati please dufashe tubwire n'izina ry'inzoga wanywaga izo arizo. Ntabwo nanyweye ibifuro cyane, gusa nakundaga whisky, muvuga Captain Morgan. Sorry, ntabwo ndi kuyipromotinga, be careful with the whiskey. Whiskey ni inzoga iremereye cyane, ishobora kukonona. Captain Morgan niyo nanyweye cyane, ariko nyinywa rwose narasindaga, ariko kugenda ntera umunani byabaye nk'inshuro ebyiri mu buzima bwanjye. Muri iyo myaka nari ngezemo nzinywa, ntabwo byabayeho igihe kinini cyane, ariko numva ari inshuro ebyiri. Noneho urumva ko akunda uvuka mu miryango y'abatambyi, buryo nubwo tuba turi mu byaha twaramenye Imana, ya nkoni cyangwa amagambo meza wahawe n'ababyeyi, aka kanyafu k'Imana kagenda kakomaho kugeza ubwo uba uri no mu byaha, kugenda wihisha abantu, ugira ipfunwe. Anyway, n'ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, abenshi bashobora kuba bati kunywa inzoga si icyaha cyangwa iki, ariko ntekereza yuko ikintu cyose ukoze kikagucira urubanza, akenshi kikagucira urubanza, burya ntabwo kiba ari cyiza kuri wowe. So kwa kundi kuba naranywaga inzoga, abanzi nk'abahunga, nkanyura inzira zibusamo nihisha abantu, hari ubwo nateraga umunani rwose, nkagenda nasinze, nkataha mu rugo, nkakomanga ntembagara rwose. Ibyo byabaye, ariko numva byari inshuro ebyiri. Nyuma yaho rero nibwo za nkoni cyangwa se ya magambo yagenda ngaruka mu bitekerezo byanjye nahawe n'ababyeyi, turamenye ntuzakinisha iki n'iki, byanteraga ubwoba, none bituma ngenda mbigabanya. Anyway, ntabwo nagiyemo dipa, byabayeho nibyo, ariko ntabwo byabayeho kenshi cyane gashoboka. Okay, urakoze cyane Don. Hanyuma ndagira ngo nkubaze akabazo k'amatsiko. Muri iyo minywere yawe ya alcohol, ni akahe gatendo waba warahuye nako ku buryo kugeza n'iyi saha iyo ugatekerejeho uhita wumva ushesha urumeza? Hari igihe uhura n'ikintu wagitekereza ukumva ushesha urumeza. Ni nk'akahe gatendo waba warahuye nako ukavuga uti inzoga zirakagenda zizabone zankoresheje ikintu kibi, cyangwa se zatumye nkora ikintu kibi, cyangwa zatumye mvuga ikintu kidakwiriye? Ni nk'akahe gatendo waba warahuye nako ku buryo sinzi. Big Ben John, ntekereza yuko niba nabyita agatendo, niba nabyita igihano, sinzi uburyo nshobora kubyita, ariko ikintu cya mbere gihari ni uko inzoga tout simplement, inkoni ya mbere ihari ni uko urabona ko umubare mwinshi cyane w'abatuye South Africa tubaye mu buzima bwo kuba mu nzu zitari zacu bwite. Tubaye mu nzu twishyura rent, ni ukuvuga ngo narakoraga cyane, nubatse, ubyibuka nabivuze hejuru aho ngaho. Noneho kandi nari umukozi, nshobora no kubika amafaranga, nkamenya kwita ku rugo nubwo nanywaga inzoga, nkamenya no kwishyura inzu tubamo, ari ibyo abandi bavuga ngo ni ukwishyura rent. Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire yuko agatendo ka mbere kabayeho nuko nigeze ndya amafaranga ya rent yose ndayamara, ariyo yanshoraga muri za alcohol, mu inzoga nziguze mu amafaranga yo kwishyura rent, kandi nkazisangira n'abakobwa. Urumva niba unywa inzoga muri abantu 4-5 ari wowe waziguze, obviously uzasipendinga amafaranga menshi cyane. So noneho nyiri inzu nawe akaza kwicuza amafaranga ari, nkajyaho nkavuga amahistory menshi cyane, igihe kiragera bindi. Ntabwo wigeze nsohora mu nzu, ariko rwose byendaga kubaho habura gato kugira ngo n'inzu ngisohokemo. Ariko nkicara nyuma yaho ibyo byose birangiye, nkiribaho kuki ibi bikomeza kuba, kuki? So nza gusanga bidakwiye, ndavuga niko biri kose ntabwo byari bikwiye. Ikindi kintu cya kabiri navuga ko ari cicatrice mfite nkovu, nuko niri ryinyo mfite aha ngaha, ntabwo ariko byari bimeze. Donc nakoze accident, nyikorana na mu alcohol nibyo, noneho iryinyo ryanjye rirahongoka, nza no kujya mu bitaro ndaremba. Iri ryinyo rirasadutse, uri buze kureba iyi kamera uri buze kubona mu kanwa yuko ubundi ashobora kugira ngo ni inyinya, ariko ntabwo ari inyinya, ni iryinyo ryahongotse. Nuvuga ngo iyo ndebye iryinyo ryanjye cyangwa iyo ndimo nireba mu ndorerwamo nibuka inzoga nigeze navuga yuko ariko gatendo kabayeho, ari nacyo gihano cyabayeho.
hanyuma Don, hanze aha ngaha iyo uruganiriye n'urubyiruko nyamwinshi cyangwa se abantu banywa inzoga, bakubwira ko kunywa inzoga atari icyaha, ahubwo icyaha ni icyo inzoga zigukoresheje. Icyo kintu wowe urakivugaho iki? Icyaha ni icyo kintu kigukoresheje, ariko se kuki uzinywa uzi ko ziri buze gukora icyo kintu kibi? Ibyiza urazireka kugira ngo zitagukoresha ikintu kibi, hanyuma ukumva yuko umuntu aramutse azinyweye ntizimukoreshe ikibi, nta cyaha yaba akoze. icyo kibazo ni urusobe, ni umuvino. Icyo kibazo ntabwo ndibuze kuko twajya muri Bible tugasoma amavesiyo menshi cyane, n'abandi bati iby'Imana ni amayobera, ariko njyewe ku myemerere yanjye bwite mpamye nashidikanye ko kunywa inzoga atari byiza, ntabwo ari byiza. Urakoze cyane Don. Hanyuma utubwiye imbogamizi cyangwa se udutendo n'ibibi waba warahuriyemo nuko kunywa inzoga. Ndagira ngo noneho utubwireho gatoya urugendo rwo kubivamo rwatangiye gute kugeza kuri uyu munsi, aho uhagaze uri umugabo ukeye ushikamye, umugabo ufite inshingano, umugabo uri responsable, umugabo ushima Imana, umugabo Imana yishimira, utambuka ukabona arashinguye, utambuka ukabona arakomeye, wambara neza akaberwa, urakaraba ukisiga utuvuta rwose tukagufata. Ndagira ngo umbwire urwo rugendo rwo kugira ngo ibyo bintu bivemo byatangiye gute, wabifashijwemo n'iki? Inspired, ninde wakwensipayarinze, ninde wabigufashijemo, byaje kugenda gute? Hanyuma utubwire muri makeya uko byakugendekeye, kugira ngo tubashe gufasha birushijeho umuntu udukurikiye uvuga ati ubu buhamya bw'uyu mugabo burimo buramfasha cyane, tubashe kumufasha birushijeho kugira ngo nawe abe yatera ikirenge mu cyawe. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere gihari ni uko mu by'ukuri kugira ngo mpagarike inzoga cyangwa se kugira ngo mpindukire mve mu nzira y'umwijima narimo, njye ubwanjye ni njye byaturutseho, njye ubwanjye kuko wibuke neza ko hari ibanga ni uko nabikoze nkuze nzi ubwenge rwose kandi nubatse. Igihe kiragera nigira inama njye ubwanjye, haza no kubaho no gusaba imbabazi umufasha wanjye. Anyway, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Ubwo rero icyo gihe abana bari bataragwira, nawe urabyumva. Ariko naje gufata initiative yo gusaba imbabazi umufasha wanjye, noneho nawe ansaba imbabazi ku bibi yankoreye, kuko urumva iyo urugo iyo wubatse ntazibana zidakomana amahembe, ambere imfura rwose ati ndakubabariye ubuzima bw'ubwo ngubwo. Nyuma rero yaho nibwo naje kugira umugisha mpura n'umushumba, umukozi w'Imana Pastor Kathleen n'umutware we, noneho nza gusanga bafite ijambo riremereye muri bo, nza gusanga ntabitesha, bidakwiye ko mbitesha cyangwa ngo mbirengagize. Noneho ndabumvira, ariko mbere ko mbumvira twarice turaganira, mbabwira history yanjye nk'uko ndimo ndabivuga kuri ku mashusho ahangaha ku rubuga. Noneho barabyumva rwose, bagize inyota, baba excited, bati ufite history ndende, bati rero ntibikwiye, bati turahari, tuzakuba hafi, turi ababyeyi, mu buryo bw'amasengesho tuzagusengera, kandi no mu buryo bw'ubuzima busanzwe tuzakuba hafi. Bati hagarika ibibisi byiza rwose, bati n'inzira wafashe ni nziza, ntuzasubira aho habi kuko hari hakugejeje habi nanone. Bati rero iby'Imana kubamo ntako bisa. Bambera ababyeyi, bambera abashumba, n'ubu ngubu ni nabo babyeyi banjye, ni nabo banshingiye mu bukwe bwanjye nakoze, ndi kumwe n'umufasha wanjye, baranshingiye. Noneho ubu navuga yuko ndi mu nzu y'Imana, ndi umuramyi, ndi muri present worship. Noneho nkaba ari nanjye uyihagarariye, nagiriye icyizere n'Imana, ngirirwa n'icyizere n'umubyeyi wanjye na mama wanjye Pastor Kathleen. Ubwo rero navuga yuko mfite amahoro, navuga yuko mfite ibyishimo byo kuba ndi mu nzu y'Imana, kandi n'ubuzima busanzwe ndabona yuko hari impinduka
kuba mu mana nubwo waba uri umukene uraryama ugasinzira. Nimba ivuga ntugire ngo kuba uri mu nzu y'Imana ugiye kuba billionaire, ugiye kuba nka Bill Gates. Kuba mu nzu y'Imana nibwo butunzi. Ubutunzi bwa mbere buhari buruta ibindi ntabwo ari gutwara Ferrari, gutwara Benz, Mercedes, gutwara za Lamborghini n'izo za Porsche n'ibindi. Kuba umukire kwa mbere ni ukuba uzi Imana, kumenya Imana. Imana iruta izindi mana tuzi ku isi. Imana ituye ahirengeye. Imana yaremye inyanja. Imana yatandukanyije kabiri. Abisirayeli baratambuka. Iyo niyo mana mvuga, niyo mana tuvuga. Imana itagira ngo n'izindi mana. Iyo niyo mana izaguha ubuzima bwiza. Ni Imana izagufasha kurangiza amashuri. Iyo niyo mana izaguha amahoro mu byo ukora byose. Izaguha umutuzo ubabaye. Izakunezeza. Niyo mana mvuga muri rusange, niyo mana mvuga. Yego. Hanyuma ugana inzira ikwiriye, uravuga uti ngiye gukorera Imana. Wenda tukiri aho ngaho gatoya, kuva wavuga uti ibi bintu reka mbitera umugongo ngane inzira y'agakiza, ni izihe mpinduka ubona ku buryo bugaragara uvuga uti ibi byari bimeze gutya none bisigaye bimeze uko? Ikintu cya mbere gihari, impinduka za mbere ni uko bwa buryo bwo konona amafaranga wahawe n'Imana. Uko biri kose nakoreraga amafaranga nkayabona, hanyuma hakaba kuyonona cyangwa se nyakoresha mu buryo bwiza. So ibyo ntabwo bigihari. Ayo mafaranga araboneka, ntabwo ari menshi. Uri buze kundeba ku mashusho ntagire ngo ndi umutunzi cyane, ndasanzwe. Ariko muri bike mfite, Imana yampaye ubwo bwenge bwo kumenya kubikoresha. Ayo mafaranga ndayabona make akaza, ariko nkamenya kuyakoresha mu buryo bwiza. Umugore wanjye akanezerwa. Ndabyibuka icyo gihe amafaranga akiboneka, umugore wanjye arambwira ati where's the money anyway. Navuga ko ndi umunyarwanda, ariko umudamu wanjye ntabwo dusangiye umuco, ni umumetisi. Abametisi murabazi, navuga ngo abakalad. Iyo abona amafaranga adahari arakubaza ibibazo, kuko bari muri system y'abazungu, kandi ibyo bibazo abametisi nawe urabizi bagiye kumera nk'abazungu. Anyway, ni abazungu tu simple, bari straight forward. Araza kukubaza ibibazo, kandi ugomba kumenya uko umwishyura ibyo bibazo, ugomba kumenya kubyishyura. So where's the money? I need to see where's the money. If you don't show me the money, it's going to be big trouble. It's going to be fights. Urumva uko biri kose byabaga ari bibi cyane kandi bibabaje. Nanjye ni don't worry baby, I will show you the money is there. Don't stress. Urumva zari mechanism de defense bimwe by'abagabo, kumenya yuko abagabo tutava kwizima, ukamenya ngo ufite buryo ki ushobora gusubiza umugore wawe mu buryo butari bwiza. So igihe rero cyarageze nza gusanga ko nkwiye kumenya gukoresha amafaranga nawe, and knowing how to reply to my partner, how to treat my wife, ibyo byose byabayeho. Ubu rero navuga yuko maze kumenya gukoresha amafaranga, maze no kumenya kuvugisha umugore wanjye, maze no kumenya guha urukundo abana banjye nawe n'Imana bakeneye guhabwa. So iyi navuga yuko ariyo inyungu nini nabonye nyuma yuko maze guhagarika ibyo byose. Ibyo byo biragaragara ko urabona ko discipline ukura mu nzu y'Imana, uburyo rwose bimeze ni sawa cyane. Hanyuma uretse wenda ibyo byahindutse, wenda nko ukireka inzoga, ikintu urumva niba waranywaga izo nzoga ukagira n'ubwo bushayi bwo kuba wavugisha abakobwa, nabyo byahise bishira cyangwa uracyarwana nabyo, bimeze bite? Urakoze cyane. Ndabizi abanyamakuru ntabwo tuzabashobora, gusa icyo ni ikibazo kizubajije. Ngira ngo mare n'uwari wese impungenge rwose. Icyo cyo rwose narabazwe, navuga yuko narabaswe cyane. Iyo bigeze kuri ikintu cyo kuba nahereza agaciro abakobwa batari kuba ari umugore wanjye bwite mfite, ibyangije ahantu habi, ariko narabihagaritse, kandi ntabwo rwose nzigera nsubira hariya hantu, kuko ntabwo ari heza. Urakoze cyane. Rwose mfite amahoro, ndumva ndi satisfait no kuba mfite umugore umwe, ari we nahawe n'Imana, arankunda nanjye ndamukunda.
navuga yuko dufite amahoro kandi twese turi mu nzu y'Imana, turakorera Imana, umudamu n'abana turi mu nzu y'Imana, dufite amahoro muri rusange. Urakoze cyane. Hanyuma nagira ngo dusoza ikintu kigendanye na kariyeri yawe yo kuririmba cyangwa se impano yawe yo kuririmba, urabikoraho iki? Hanyuma utubwire umuntu uba ushaka kuba yatera ikirenge mu cyawe, cyangwa se nk'umuntu ushaka kuba yakwegera nawe akumva uburyohe bwo kwinjira mu gakiza, yabigenza ate? Yaca mu zihe nzira? Ese nk'umuntu ushaka kujoyininga ahantu usengera, yakora iki? Ni hehe? Ngira ngo wadufasha kuri ako kantu, hanyuma tugasoza. Wenda ubutaha tuzaganira kuri byinshi. Ni byinshi ibintu byiza umuntu yaganira ku bintu bijyanye n'iyo topic ndetse n'ibintu by'Imana. Ndagira ngo dusoza utunyuremo muri makeya, hanyuma ubundi dusoze turangize ikiganiro cy'uyu munsi. Urakoze cyane. Reka wenda mere kuri address. Navuga yuko ari cyo kugira ngo nyivuga ntarakibagirwa. Ubu turi muri Joy and Restoration Ministries, ariyo JRM. Turi muri area bita Peru ku muhanda wa 251 mu nyubako bita Montana. Niho dukorera umurimo w'Imana, niho Joy and Restoration Ministries iri. Hanyuma Praise and Worship irakora umurimo w'Imana every Sundays. Tutangira amateraniro, service tangira saa 7 zuzuye, hanyuma tugahumuza ku isaha ya saa 9:30. Amateraniro abahumuje, ubwo uhawe ikaze, ni karibu. Hanyuma uze tutaramane, turirimbane, tubyinane mu nzu y'Imana, twumve n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibidusaba. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi navuga yuko ukiri muri iyi nzira mbi, umutima uzagushira urubanza. Niba uri kumwe n'ababyeyi bawe uzataha mu rugo wihisha, hanyuma niba wubatse uzakora byinshi wihishe, uzabihisha umugore wawe, ariko ntabwo uzabihisha Imana. Ibanga rihari, wumvira Imana, kandi nugira amahirwe yo kumvira abayimenye mbere yawe, ubatega amatwi, kuko harimo ibanga, harimo amahoro, harimo umugisha kumenya Imana, harimo umugisha. Reka twumvire Imana, reka tuyikorere, reka tuyikunde, nayo izaduhereza ibyo twifuza byose. Gukora Imana kubisa, nituyikorana ngo ubutunzi bunini kuruta ibindi byose, nituyiha agaciro, nituyumvira, izaduhereza ibyo twifuza byose ku buntu. Ku buntu, nta na kimwe tuzishyura. Inzu turazishyura z'amafaranga, nituyishyura amafaranga menshi mu nzu tubamo. N'utuzi dukora abandi batanga igiturire, mugani w'Abarundi, cyangwa ruswa. Ariko gukorera Imana nta na rimwe uzigera utanga ruswa, nta n'uzagufata amashati batanga amafaranga. Ni ku buntu, nayo izaguha byinshi ku buntu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Doni. Imana iguha umugisha. Byari iby'agaciro, byari iby'igikundiro. Ni umunezero n'umugisha mwinshi kuri Musaza Box n'abakunzi badukurikira mu buzima bwa buri munsi aho baherereye hose. Reka tugushimire, Imana iguha umugisha cyane. Reka nshimire n'abadukurikiye, Imana ibaha umugisha. Reka mbwire abantu bagerageza bikanga, ndagira ngo aho babona byanze nibagerageze bahatume isengesho. Nubwo waba udakijijwe, ariko gerageza usenge. Hanyuma wumva ushaka gutera ikirenge mu cy'uyu muvandimwe, ngira ngo wamusanga aho Peru, aho basengera, ukajoyininga church yabo cyangwa se service yabo kuva saa 7 kugera saa ngahe? Tangira saa 7 kugera saa 9:30. Umuhanda wa 251 Zotrika Road in Peru. Yes. Hanyuma mukaza mukafata ku mavuta y'Imana. Reka rero tubashimire, Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane kandi tuzadukomeza tubagezaho ibintu byiza kandi byinshi mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. Ciao. kandi akaba ari umushumba, afite umutima wa gishumba.
ese aha ni abantu b'Imana bahari nubwo bitunguranye nubwo ari akanya gatoya ariko nibura nkareba uburanga bwabo. Haleluya, Imana imwuhishe kugira ngo rero tumwakire atambuke yigire imbere. Dukomere Imana yacu amashyi, dukomere Imana yacu amashyi, dukomere Imana yacu amashyi, dukomere Imana yacu amashyi kugira ngo tuganirize cyane cyane. Ndashimira Imana ku bwa Pasiteri Madamu ndetse ndashimira umuyobozi w'ibitaro bya Pabani Abijeri. Ndashimira umuryango wa Pierre na Martine na ababwiye ko nzaza n'abamese n'abantu bake bawe kandi dusubire gatoya mbere ko nsubirayo kuko mu kanya ntugende mfite intege mu kanya saa z'ijoro. Mfite igiterane zaguye mu cyumweru muri Texas Dallas. Rero ngomba kuzagerayo ejo ku cyumweru gukora umurimo. Ndashima Imana ko yatuyoboye kuza hano. Ikindi ndabashimira mu by'ukuri muri gahunda itunguranye. Ndagira ngo Pasiteri twavuganye arambwira ariko rero kuwa gatanu burya abantu baba bafite utuzi. Ndabwira Pasiteri nubwo ari wowe na madamu wawe ni iyi couple yindi yo kwa Pierre twabonana tugasenga. Nari hano nageze kuwa kabiri. Nageze kuwa kabiri saa 5 mpita njya mu giterane twari dufite. Hari igiterane twari dufite n'abakozi b'Imana bava mu bihugu 150. Twarera kuri Westin Hotel bita Westin Hotel, donc ni Marriott. Niyo twari turi abapasiteri bavuye hirya no hino muri Brazil, muri Canada, Australia, muri Nouvelle-Zélande, mu Burusiya. Twari dufite n'abapasiteri bavuye muri Ukraine bari kumwe n'Abanyarusiya. Twari dufite abashumba bavuye muri Dubai, abavuye muri Egypte, donc na muri South Africa, muri Afurika y'Epfo no muri Kenya, bari bavuye muri Uganda. Ni igiterane sinzi ko nakiki igiterane ariko mu guhura kw'abakozi b'Imana batandukanye bagira inshingano nyinshi ariko batagira umwanya wo kuganira. Rero bigatuma tugira rimwe mu mwaka duhurira hamwe. Uyu mwaka ushize twahuriye muri Italy, ndiho hirya ari muri Panama, ndiho hirya ari muri Peru, ndiho hirya ari muri Korea. Buri mwaka tugenda duhura. Uyu mwaka rero hari hano muri Capital. Tuzana buri mupasiteri, reka mvuge mu myihanganiro terime, ni abapasiteri navuga bafite abakristo benshi. Ntabwo ari abapasiteri bose bari muri iyo network yitwa Global Kingdom Partnership Network. Ni ukuvuga ngo ni abapasiteri buri gihugu bafite influence iwabo cyangwa se bazwi, kavuye gutyo mu byihanganire, ariko kandi b'abakristo. Ntabwo ushobora kumenyekana ko umupagani, b'abakristo. Muri iyo network rero irimo kugira ngo byenda nk'abakunze gukurikira amakuru muzi, mwumvishe umuntu bita David Yongcho. Mwamwumvishe? Okay, yitabye Imana mu 2019.
kangahe nawe ari muri iyo network donc imifungo y'ibirizi zisigaye itorero rya Hillsong Brian Houston wo muri Australia okay nabo bari mu bibazo bitoroshe ubu ariko Hillsong wo muri Australia ni parti y'iyo muvego kabe mureba n'igijana mukunda gukurikirana amatorero muri Amerika kuri YouTube n'iki y'abanyamerika apana y'abanyarwanda